muri iki gitondo cy'uyu munsi dushimye Imana yongeye kuduha umunsi mwiza, yongeye kuduha ibihe byiza, tukaba twagarutse mu nzu yayo. Ni ishimwe rikomeye. Dawidi yaravuze ngo we byaramunezezaga iyo bamubwiye kujyayo ataragerayo, kumubwira gusa amakuru yo kujya mu nzu y'Imana ngo yaranezerwaga. Noneho twebwe turimo kandi Jehova Jire bararirimbye aravuga ngo niba urimo gumamo neza. So wicaye hano, ntiwicare udahari, kugira ngo Imana ivugane n'umutima wawe. Umugabo umwe ngo yabwiye umwana we kwicara, umwana aranga, arongera aramubwira, umwana aranga, asuzugura se, isafata ikinyafu arakubita, akubise umwana aricara. Sara amubwira se ngo kare kose wigiraga ibiki? Kamubwirana umujinya ati papa, nubwo ubona nicaye ariko mu mutima ndahagaze. Nubwo nicaye ariko mu mutima. So rero ndashaka ntitubabone mwicaye hano ariko mudahari. Yesu ari hano kandi buri muntu wese waje hano aravugana nawe mu izina rya Yesu. Hallelujah. Nari mvuze ngo Yesu ari hano, niwe twaje gushaka. Ndatekereza ko mutaje kureba Muhire, ndatekereza ko mutaje kureba mami, ndatekereza ko utazanywe. Hari umuvandimwe wari hano ku cyumweru yababwiye uburyo yakijijwe, yarankurikiraga nzi ngo tujyanye gusenga, ariko wagiye kwiteretera inkumi. Yagiye akurikiye inkumi, nzi ko tujyanye gusenga, nge nka tugakoma amashyi tukabyina haleluya, tuzi ko ashaka Imana, ariko wishakiraga umukobwa. Ndashima Imana kuko no mu bujiji bwacu igidukebura, yakurikiye umukobwa, Imana imufatira ku mukobwa. Mwumvise kuntu yaduhaye ubuhamya akavuga ngo ntago yongeye kwibuka umukobwa, yashidutse ashaka Imana. Ntabwo nzi, ariko ndahamya neza ko mwese muri hano kubw'Imana. Nta yindi mpamvu yakuzanye, kandi niba hari n'indi yakuzanye, Yesu azi gufata mire, aragufata mire. Bwana asifiwe sana. Turimo turaganira ijambo ry'Imana. Ejuru yatema ivuga ngo guhishurirwa na Mwuka Wera, imbarutso y'impinduka nyakuri kumwizera wese. Guhishurirwa na Mwuka Wera nk'imbarutso y'impinduka cyangwa imbarutso y'impinduka, ibanga ry'ubutsinzi mu buzima bwacu, itangiriro ry'impinduka y'amateka mashya. Niryo jambo turimo tuganiraho. Abo tumaranye iminsi twagize umwanya munini tuvuga kuri iri jambo. Yesu ashimwe cyane. Narababwiye ngo ibintu byose bitangirana no guhishurirwa. Mu isi isanzwe babyita ngo ni vision. Nta kubaho udafite vision, siko bimeze? Ariko koko ni vision n'ubundi. Abandi babyita ibitekerezo. Babigeraho bakavuga ngo uyu muntu yahanze udushya, yakoze ibintu by'indashyikirwa, ni umuhanga, abantu bakamusingiza. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi wa none ndizera ko Imana iguhishurira, Imana ivugana nawe, Imana igutungura, Imana ikwiyereka bundi bushya. Kubera ko no mu rwego rwo kuyimenya nabyo bizanwa nihishurirwa. Ndagira ngo nongere mbibutse guhishurirwa icyo ari cyo. Guhishurirwa ese ni ibintu kibiza gute?
guhishurirwa biza bitunguranye. Naravuze ngo nugutungurwa n'Imana. Imana ikagutungura, ikaguha kumenya, ikaguha kubona, ikaguha kumva ibyo utaruzi. Ibyo nise ubwiru, ibintu biri mystery. Ububwiru biba ari ibizaba, ibyabaye, ibigukikije, ibiguhiga, ibyagukiza cyangwa ibyahindura amateka yawe, ndetse ibyo Imana ishaka gusohoza mu buzima bwo kubaho kwawe. Ibyo byose bizanwa no guhishura. Narababwiye kimwe mu bintu bitandukanya abakristo n'abandi ni ibanga bafitanye n'Imana ku byo yaberetse abandi batabona. Yesu ashimwe. Mugaragu w'Imana Paulo yaravuze ngo twebwe ntitureba ku bitaboneka, ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka. Iyi Imana ije kukwishurira, ibije kukwereka ibitaboneka, ibije kuvugana nawe amagambo atavugwa n'abantu, amagambo nanone atumvwa n'abantu abari bo bose. Kandi ibintu bidasanzwe nibyo byonyine bihindura amateka y'ubuzima bw'umuntu. Murabizi turi mu kwezi kwa kabiri, ejo bundi twarimo twibuka intwari, munsi w'intwari. Twari ku munsi w'intwari ku itariki ya kangahe? Ya mbere z'ukwezi kwa kangahe? Aba bantu twibuka ni Abanyarwanda, ni bamwe mu Banyarwanda bakoze ibintu bidasanzwe. Ibyo bintu bidasanzwe bibagira badasanzwe. Bamwe n'intwari z'imanzi, Imena, abandi cya cyiciro kindi niki n'ingenzi. Kubera iki bano bantu? Aba Banyarwanda ntabwo ari Abanyarwanda nk'abandi. Kubera iki? Bakoze ibidakorwa n'abandi bose. Yesu ashimwe cyane. Imana ije ikakwishurira ibishaka kuguha identite itandukanye, ibishaka kuguha izina ritandukanye, ibishaka kukugira umugore udasanzwe, ibishaka kukugira umugabo udasanzwe, ibishaka kukugira umusore udasanzwe. Ndagusengera ngo Imana ikwihishurire, iguhishurire ibanga rigutandukanya, iguhishurire ibanga riguha ubwenge budasanzwe. Mukanya mami yavuze yakurikiranye Rwanda Day, nta nubwo yakurikiranye cyane, nanjye sinayikurikiranye cyane, ariko twabonyemo utuntu tubiri. Uriya mu mama wavugaga iby'umwana we, ariko harimo n'abakobwa babiri baba muri Canada b'impanga. Aba bakobwa bampinyuje cyane. Aba bakobwa ngumwe n'umwarimu w'abana bafite ubumuga, undi akora muri immigration. Aba bana ntabwo bahembwa amafaranga menshi, ariko bavuze uburyo bubatse mu Bugesera ikigo cya miliyoni y'amadolari cyo gufasha Abanyarwanda n'amashuri. Muri mwaka bohereza ibihumbi 250 by'amadolari, ngira ngo ni 300 niba atari 250. Nta mafaranga bafite, ayo ntibayabona, ariko Imana yabayishuriye ibanga, ibamenyesha ko ababakikije bose bafite amafaranga, kandi benshi adafite icyo amaze, ariko hano yagira icyo amara. Bajya mu nshuti, ndagira ngo mubwire, nimubona ko tugiye kujya muri projet yo kubaka urusengero, inshuti ufite zifite amafaranga yaza akagura amatafari, kandi inshuti itazashyigikira urugendo rwawe uzayivaneho, uzayitera umugongo. Bwana sifiwe sana. Ibi rero biva mu ihishurirwa, nta kindi kibikora. Impamvu yo guhishurirwa
nukugira ngo Imana iguhe icyerekezo gishya cy'ubuzima. Ndaza gusoma ibyanditswe muraza kubyumva. Imana ikwishuriye ibije kuguha icyerekezo gishya. Birashoboka ko wagendaga gutya ikakubwira ngo mwana wanjye hindukira, aho nta buzima buriyo, hindukira urebe hano, niho hari ubuzima buzandika amateka. Iyi Imana ikwishuriye, iyo Mwuka Wera gutunguye abaje guhindura imyumvire. Izi mbaraga ndengakamere zidutungura ziba zije guhindura amateka y'ubuzima bwacu. Icyerekezo twarimo tukakivamo, imyumvire twari dufite igahinduka. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Itangiriro igice cya 12 umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri. Itangiriro igice cya 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Umva ko ijambo ry'Imana rivuga. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzagira nte, nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha. Uyu ni Aburahamu. Icyo gihe yitwaga Aburahamu. Imana iramusanga. Ntabwo Imana yaje physically igenda, yamwihishuriye mu iyerekwa. Yaje mu iyerekwa kuko yurebye uyu mugabo ntiyarazi Imana. Yari mu gihugu basenga ibigirwamana uhereye kuri Setera, kuko yaranabicuruzaga. Imana iramutungura mu iyerekwa, imwereka ko aho yicaye hadakwiriye, imwereka ko ibyo akora bidakwiriye, imwereka ko abantu bamukikije batazatuma agera mu masezerano. Imana iramuhishurira, irangije iramubwira mu iyerekwa, iramubwira ngo umva rero, guhera uyu munsi change your direction, change your position. Imana inamuhindurira kominote yararimo, iramubwira ngo aba bantu urabavamo, va muri ino environment, kuko ndashaka gukorana nawe imirimo ikomeye. Ariko ukiri muri kino cyerekezo nta kizakoreka, ukicaye hano ntacyo uzageraho. Ndagira ngo mbabwire inshuti z'Imana, utarakira guhishurirwa kugira ngo uhaguruke mu byicaro urimo, ubuzima bwawe buzaguma uko bwari buri. Ingingo ya mbere, iyo umaze kwakira ishurirwa umenya ukuri, wakira ukuri. Kimwe mu bintu byisha abantu ni ukubaho batazi ukuri. Ijambo ry'Imana mu gitabo mu buhanuzi bwa Hoseya igice cya 4 umurongo wa 6 biravuga ngo ubwoko bwanjye bupfuye buzize kutamenya. Mu yandi magambo, bupfuye buzize kutamenya ukuri, kutagira ukuri. Ntago bazi ukuri kw'impamvu yo kubaho kwabo, ntago bazi ukuri ku aho bari, ntago bazi ukuri kw'icyo babereyeho, ntago bazi ukuri. Niyo mpamvu mubona abantu hano mu muhanda bitwara uko bitwara. Yambara ubusa akumva n'ibimunyuze, aritukuza akumva n'ibimunyuze, agapfumura amatwi akumva n'ibimunyuze, agapfumura amazuru, yewe no mu rurimi bagezeyo. Abakobwa bagapfumura imikondo bakumva
ahamyaho. kubera iki? buri kintu cyose arimo aragerageza. iki cyama agaciro, iki cyatuma banyubaha, iki cyatuma banyemera. yakigeramo agasanga abantu ahubwo nibwo bamuhetinga, yarangiza akajya mu kindi kugira umuntu arimo arishakishiriza agaciro mu maso y'abantu. abandi akiruka akihoma mu bantu, agakora ibidakorwa kugira ngo bamwemere, kugira ngo bamwubahe. ntabwo aba bantu bazi icyerekezo cy'ubuzima bwabo. barimo bameze nk'ubwato buri mu nyanja bukubitwa n'umuraba buyijyana hirya no hino. ntabwo bari comfortable, ntabwo bari stable. ubuzima bwabo burashagaraye. bakeneye kumenya ukuri. Yesu ashimwe cyane. bicara mu rusengero bakumva ntibanyuzwe, bakavuga ngo hano ntabwo turi kubimenya. bakajya haruguru bakumva ntabwo banyuzwe, bakajya hepfo bakumva ntabwo banyuzwe, bakajya mu byumba bakumva ntabwo banyuzwe, bagashakisha abahanuzi bakomeye n'aboroheje kugira ngo bamenye. ndagira ngo nkubwire, nta muntu ugomba guhindura amateka y'ubuzima bwawe uretse kwakira ihishurirwa rivuye ku Mana. ikimenyimenyi baraduhanuriye. njyamura n'abantu benshi akambwira ngo mfite amasezerano mushumba. Imana yarambwiye 2006. umuntu yaraje arambwira. ndagira ngo nkubwire, igihe cyo guhishurirwa si igihe cyo kubwirwa n'abantu, ni igihe cyo kubwirwa n'Imana. ndimo ndagusengera kugira ngo amagambo y'abantu ahagarare, wumve ijambo ry'Imana. dukeneye ukuri kw'Imana. umuntu umwe baramubajije baramubwira ngo ibyo uvuga kuri umurokore ni ukuri kw'Imana? arabwira ngo ya, ngo ndababwira ukuri kwanjye. baraguhanuriye bakubwira n'amatariki. amatariki yararenze ariyongera. imyaka yabaye imyaniko, nta cyasohoye. You need to hear the voice of God. Keneye kumva ijwi ry'Imana. Abrahamu yabaye mu bigirwamana, yarazi ko ariko kuri, bakabipfukamira bakabiramya, agafasha se bakajya kubicuruza. yumvaga ubuzima ari ubwo, nta kundi kuri yarazi muri kiriya gihugu. Imana iramusanga uwo munsi, amaso yarafunguka, amenya ukuri. buriya ntabwo byoroshye guhaguruka ugasiga umuryango wawe. njye umunsi umwe nkizwa, mukuru wanjye wo nkurikira mu mugongo yari umujepe mwiza w'umukomando mwiza. munsi umwe aza kunshaka Kibagabaga ngo nkubite kuko yabonaga nayobye. wowe mu Mana abapasitoro baragushuka. ari mu mwaka wa 2006. yumvaga nataye ubuzima, yumvaga nta cyerekezo mfite, kandi anziho ubushobozi n'ubumenyi bwatuma amateka yanjye ahinduka nkagira amafaranga. aza rero kumvanamwe ibivumvuri, ariko Imana iramumusha ntiyambona. Bwana asifiwe sana. ndashima Imana ko uyu munsi nawe azi ko gukurikira Imana ari byiza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. ukeneye kumva ijwi ry'Imana. reka mbabwire, nababwiye ngo ikintu gitandukanye abarokore n'abandi ni irijwi, ni irihishurirwa. ikintu cya mbere ni ukumenya iki? ukuri. kuko irishurirwa yo ryajwe, ibitwikiriwe biratwikurwa. ubwiru bujya ku mugaragaro, ibyagusobaga bijya ku murongo. ntago haba hakiriho kujijinganya no kwitiranya ibintu n'ibindi.
iyo byaje abantu bakwiyoberanyaho ubabona bameze nk'abambaye ubusa. Iyo yaje Imana ikuzanira ibintu ku murongo, hari abakuroga, hari abakwanga, hari abakugambanira, hari abakuryarya, hari abakwishushanyaho. Imana ikakuzanira buri muntu wese, ukababamo ubazi, ukabagendamo ubazi, ukabagirira neza, uzi kuri mugirira Imana. Abraham amenya ukuri, arangije arahaguruka ava mu gihugu cya Hena. Ndagusengera ngo Imana ikwishurire umenye ukuri, uhaguruke aho utari hadakwiriye, aho uri hadakwiriye. Niba uhari uhahaguruke, niba udakora ibyo Imana ishaka utangire kubikora. Niba warabuze ibyawe byakugirira umumaro kandi bihari, reka mbabwire inshuti z'Imana, hari imigisha itwikiriwe utazigera ubona igihe Mwuka Wera ataguhishuriye. Niyo mpamvu Imana yabwiye Kuro ngo Kuro nzakujya imbere, ndinganiza ahataringaniye, inzugi z'imiringa zicemo kabiri, ibindizo by'ibyuma mbirandure, nindangiza nkujyane aho banyegeje ubutunzi bwawe, mbuguhe ubutunzi butabonwa n'abandi. Hari abishwe n'ubukene kuko batarahishurirwa, hari abishwe n'indwara kuko batarahishurirwa, kuko iyo yaje n'indwara zirahunga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ibyakozwe n'intumwa igice cy'Icyenda umurongo wa 3 kugeza kuri 22. Ntabwo nyisoma yose, ariko ndasoma guhera kuri 3 ngeze kuri 5. Guhera ku murongo wa 3 kugeza kuri 5 biravuga ngo akigenda yenda gusohora i Damasiko, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota, agwa hasi, yumva ijwi rimubaza riti Sawuli undenganiriza iki? Aramubaza ati urinde mwami? Akwizera? Nawe ati ndi Yesu urenganya. Kanongereho umurongo wa 6, ariko haguruka ujye mu mudugudu uzabwirirwa ibyo ukwiriye, kuko ibyo ukora si byo ukwiriye gukora. Nzakubwira ibyo ukwiriye gukora. Ikintu cya kabiri nshaka kubabwira, yo ihishurirwa ryamanutse wakira kwizera gukwiriye, kwizera nyakuri. Kuko abantu benshi babayeho mu buzima ariko kwizera kwabo kujijinganya, kwizera kwabo ari uko gushidikanya, kuko ibintu birimo gushidikanya ntabwo ari ukwizera. Kwizera ni ukumenya udashidikanya ibyiringirwa ko bitazabura, ibi tubona tukamenya ko byaremwe n'Imana nubwo tutari duhari. Kwizera kurabiduhamiriza. Yesu ashimwe cyane. Paulo yari umufarisayo, yari umunyedini, yari umuntu uzi ko ajya mu ijuru, yateraga haleluya, yewe bikamuhesha n'imbaraga zo kwica abantu, kubera ko abona batari mu murongo nk'uwe. N'uyu munsi hari amadini yica abantu, hari abambara ibisasu kugira ngo bice abo badafite kwizera kumwe. Ntibahari? Barahari? Barahari. Abigendera, abyambarira, abihamya, abibwira abantu, ndetse agira n'ishaka. Uyu mugabo ni umwe wari uyoboye igitero cyishe Stefano. Barenganya intumwa zirangije zirabahunga. Arangije arabwira ati ariko ngewe mfite imbaraga, ni Damasiko nagerayo munyandikira urwandiko gusamba kuri kire, nzica buri kamwe kose abamamaza izina rya Yesu, izina rya Mesiya, bose tubarimbure. Arangije aragenda ngo yenda gusohora i Damasiko, umucyo w'Imana uramutungura. Vuga ngo uramutungura, nawe ugutungure mu izina rya Yesu. Ndimo ndasenga sa Imana ngo Mana, iki gihembwe nikirangire, iki cyumweru nikirangire, aya masengesho ntarangire udatunguwe. Ndasaba ngo utungurwe, tungurwa n'imbaraga. Imana igushireho ikimenyetso
bagushakisha. Imana igushyire ikimenyetso gituma abantu bagutinya. Imana igushyire ikimenyetso gituma abantu bakubaha. Imana igushyire ikimenyetso amafaranga amenye ko ari wowe ukwiriye. Uyu mugabo ngo yikubita hasi, arangije araboroga, aravuga ngo irijwi numvise ntago risanzwe. Aravuga ngo ari kurinde, urinde mwami, urinde nkakwizera, kuko rino jwi ndumva ari ijwi ry'umwami. Ndumva ijwi ari ijwi ry'umwami, ntago ari amajwi yaramenyereye abafarisayo y'abatambyi bambara amakanzu gusa bakavuga bitonze bakagenda bibomboretse bakereka abantu ko ari abantu b'Imana nyamara ari amasega. Murabizi Yesu ukuntu yabise, yarababwiye ngo mwebwe mumeze nk'imva, inyuma mugaragara neza ariko imbere mwarabose. Ndasaba Imana nikubone muri icyo cyiciro. Hari abantu bakorera Imana barabuze, hari abantu bakorera Imana itababona, bitwa ngo barayikora, by the way nta n'ubwo uyikorera, wigira nk'uyikorera. Paulo yandikiye Abikorinte arababwira ngo abahanuzi n'abigisha b'ibinyoma ntibabatungure, kuko na shebuja Satani ngo nawe abasha kwihindura nka marayika w'umucyo, ngo niko n'abamukorera bigira nk'abakozi ba Kristo barahari. Ariko aravuga ngo abo ngabo ntabwo tumeze kimwe, kuko imbuto zabo zirabagaragaza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Paulo yarazi ko akorera Imana, Paulo yarazi ko ashaka Imana, ariko uyu mucyo umaze kumurikira, umaze kumwiyereka, umaze kumwihishurira, amaso yarahumuka, ahindura direction. Ahindura iki? Icyerekezo. Yakira kwizera kugororotse. Uwo munsi yiyambura icyubahiro, asiga ibyari inyungu, asiga ibyari indamu, asiga byose. Aravuga ngo Uwiteka nzagukorera ubuzima bwanjye bwose. Nicaga ariko noneho nanjye nemeye kuzapfa mbizira. Ndakunda kubwira abantu ngo kwizera kwawe niba kutaragera ku rwego ushobora kugupfira, uzajya ubwirira Imana ngo Mana nshoboza. Niyo mpamvu hano twigisha ikintu cya consecration, kwiyegurira Imana. Ibi dufite muri rino yerekwa, iri yerekwa ryo guhindura abigishwa, tubahindura ingabo zitanga ubuzima, ingabo zitembesha ubuzima. Abantu biyeguriye Imana basanwe, bahinduwe, bamaze kwirekura mu biganza by'Imana, bazi ko babereyeho gusohoza ubushake bw'Imana, bazi ko babereyeho gukora icyo Imana ishaka. Ariko urabizi ubuzima bwawe bwa Kristo uriyobora, ubuzima bwawe bwa Kristo urigenga, ukora icyo ushaka mu gihe ushakiye. Kandi Imana iduhamagara nk'ingabo. Nta musirikare ukora icyo ashaka mu gihe ashakiye. Umusirikare akora icyo asabwa gukora mu gihe asabwe kugikora. Ntabwo atanga ibitekerezo ku byo bamubwiye gukora, uwabikora uko babimutegetse, n'ubuzima bwe bugapfa, bakamuhamba bakazamushyira mu gitabo cy'amateka y'intwari z'igihugu. Niyo mpamvu yo dusoma ngo intwari zo kwizera, Abaheburayo 11, harimo abagabo bakoze ibitangazo utazasangamo. Mujya mubonamo Yona, ntiyahanuye igihugu cyose kinenewe kigahinduka. Ndagira ngo mbabwire ntimukangwe n'abazura abantu n'ababacurika. Hari abo njya mbona babwira agira gutya, ukabona umuntu agenze gutya, akongera akamugarura akagenda gutya, akamucurika akamuhenesha, ngo yarangiza agahuha mwese mukagwa. Ntibabakange, abo ngabo bajya babura mu bitabo by'intwari. Yona yabwirije igihugu cyose kigira gite? Nowa yabwirije igihugu cyose ntihakizwa n'umwe, kandi ngo abikora imyaka 120 ingahe? Na 20. Ariko ari mu gitabo cy'intwari. Ikibazo sabo wahinduye, ikibazo nicyo wakoze mu bushake bw'Imana.
ikibazo ntabwo ari umwanya wacuranze, ntabwo ari umwanya waririmbye, ntabwo ari umwanya wabwirije. Ni uburyo wakoze mu bushake bw'Imana, wabaye umukristo tugendana n'Imana. Uyu mugabo Pawulo arabireba, aravuga ngo iminsi yanjye nayipfushije ubusa, ariko iyo nsigaje nzagaruza, ntabwo nzemera gutakaza umwanya wanjye. Afata kwizera gukwiriye, aravuga ngo uku nguku. Niyo mpamvu no mugabo nta mwanya yatakaje, baramukubitaga agakomereka, akagenda bakamwomora nimugoroba n'amazi ashyushye, bakamushyira amavuta ya elayo, mu gitondo akagaruka handi yakubitiwe. Abwira ngo nubwo mwankubise, Yesu ari ku ngoma, arabashaka, arabakunda. Kwizera ko. Ariko wowe udufaranga tw'ikigali twagutandukanyije n'Imana, amaganya y'Ikigali yagutandukanije n'Imana, urugo rwawe rwagutandukanyije n'Imana. Ntabwo ushaka gushikama ngo wizere. Ndagira ngo mbabwire inshuti z'Imana, guhishurirwa kutaramanuka ngo wakire kwizera gushyitse, ntabwo amateka yawe azigera ahinduka. Uzapfura ikigwari, izina ryawe ntirizibukwa. Muribuka amagambo Morodekayi yabwiye Esiteri, aramubwira ngo nutapuruvinga your faith, nutahagarara ngo uhagarare ku kwizera kwawe uguhamye, wowe na so muzibagirana muri Israheli. Esiteri arabireba aravuga ngo izina rya data ryibagirane, ahubwo uyu mwanya ndimo wo kwitwa umwamikazi nawuvamo. Niyo mpamvu yatumye kuri Morodekayi, aramubwira ngo mufate amasengesho y'iminsi 3, nanjye ngiye gusenga n'abaja banjye, nishira nzajya imbere y'umwami nirengagije amategeko. Niba ari ugupfa nzemera mpara amagara yanjye, ariko ntabwo nshobora kwemera gutakaza ukwizera. Ariko hari abagutakaje kubera ko babavuze. Ngewe baranamvuze sinzasubira no gusenga, ngewe ntibansuye sinzasubira no gusenga. Urahima nde? Uru ni urugendo rwawe. Ubuzima bw'ubukristo ni ubuzima bw'ubunege, ni ubuzima bw'ikinege. Ubukristo ni ikinege. Muranyumva kino kintu? Niyo mpamvu irivuga ngo ku munsi w'imperuka ngo impanda nivuga ngo ababiri bazaba baryamanye umwe agende, ndabifuriza muzajyane, ntazagire usigara. Kubera ko gukizwa ni ikinege. Njya ntangazwa n'ababyeyi bakubita abana babo, kwizwa kurikira idini ryanjye, urava mu dini ryanjye ujya hehe? Mubwira ukuri azahitemo, nananirwa azagende. Gukizwa ni iki? Pawulo kubera kumaramaza, murongo wa 22 w'iki gice, ngo arushaho kugwiza imbaraga, atsinda abayuda batuye Damasiko, arabamwaza, abahamiriza yuko Yesu ari we Kristo. Iyo wamaze kwakira ihishurirwa ukamenya kwizera nyako, uhinduka umunyembaraga. Nta muntu ugutsinda. Uzi impamvu bagutsinda nuko bakurusha ubwenge. Ariko iyo wamaze kwakira ihishurirwa, uwo wakiriye Imana muri wowe, kandi kumenya Imana nibwo bwenge. Nta muntu ugukanga. Nashaka azavuga ikirimi kigoye ni ikihe, nashaka azavuga ikibangladesh cyangwa cya kindi cya kera bavugaga, ikirusiya, ikidage, igishinwa, nashaka azavuga icyongereza, nashaka azavuga igifaransa cyiza avuye i Paris cyangwa muri Toronto muri Canada, uzamutsinda kubera ko Imana iri muri wowe, irakomeye. Pawulo ngo arabatsinda, arabandagaza. Kubera iki? Kwizera kwe ntabwo gutsindwa. Kwizera kwawe ni gutsindwa mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zimanuke ku buzima bwawe, amaso yawe ahumuke, amaso yawe abone, amaso yawe amenye.
ntugende ukurikiye abandi, ugende uzi icyerekezo cyawe, ugihagarareho. Niyo mpamvu umugabo bita Yosuwa yaravuze ngo nubwo mwabivamo, ngewe n'inzu yanjye tuzahagarara dukora umurimo w'Imana, nta kizakunyeganyeza. Nugira kwizera gusobanutse, ukwizera Imana yaguhishuriye. Uyu mugabo by the way Paulo yaravuze ngo ngewe Yesu yaranyisangiye, ntabwo nshidikanya. Uyu munsi niba ushidikanya ku kwizera kwawe, ndagusenge ngo Mwuka Wera gutungure aguhishurire. Niyo mpamvu abantu basambana, niyo mpamvu abantu biba, niyo mpamvu abantu bagowe, niyo mpamvu abantu barushe, niyo mpamvu abantu baremerewe, baremererwa n'ibitaka baremereye. Kubera iki? Murabizi uburwana nkawe, ariko ijambo ry'Imana avuga ngo si kubw'imbaraga n'amaboko, ahubwo ni kubw'umwuka w'Imana. Iyo wamaze guhishurwa umwuka w'Imana ari muri wowe, ibintu byose bikorwa n'Imana muri wowe. Yesu ashimwe. Akira iryo hishurirwa. Nuryakira urareka gutagangara, kuko twaratagangaye bihagije, sibyo? Twaratagangaye, waratagangaye. Bwana asifiwe sana. Icyanditswe kindi ntari busomere kangibabwire, ndakivugaho mu magambo make gusa. Abacamanza igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza kuri 34. Aha ni igihe Imana yasangaga Gideyoni arimo asekura ingano munsi y'igiti cy'umwera cy'iwabo kwa se kwa Yowasi, igihe Abamidiyani bari babamereye nabi. Bibiliya irambwira ngo marayika w'Uwiteka agira ate? Aramubonekera. Amaze kumubonekera aramuganiriza. Uwo munsi uyu mugabo amenya umugambi w'Imana ku buzima bwe. Icya gatatu ni umugambi w'Imana ku buzima bwawe no kumwiyegurira. Uwo munsi arabimenya, Imana iramuganiza, iramubwira ngo Gideyoni, ni wowe ugiye gukorana n'ubu bwoko ukabuhora. Yewe nushaka unasome nanone mu gitabo cyo kuva igice cya 3. Mu gitabo cyo kuva nanone igice cyaho cya 3 naho uraza kubona umugabo bita Mose avugana n'Imana. Imana ikamubwira ngo Mose, Abisiraheli numvise gutaka kwabo, numvise kurira kwabo, nabonye amarira yabo. Uyu munsi wa none ndagira ngo umanuke, nzagukoresha ubarokore. Ubu butumwa buri mu kuva igice cya 3 were ku murongo wa 1 kugeza kwa 15. Izi nkuru, impamvu nzanye aba bagabo bombi, aba bagabo Imana yabakoresheje guhindura amateka y'ubuzima bwa bene wabo, ariko kandi nanone amazina yabo aramamara. Bwana sifiwe. Ndagusengera ngo Mwuka Wera akwishurire, umenye umugambi w'Imana ku buzima bwawe, umenye umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Mose nubwo yari yaravuye kwa Farawo agahunga, ariko ntago yabyumvaga neza. Muri we harimo ishyaka, ariko atazi uko agomba kurikoresha. N'uyu munsi benshi bicaye hano, hari ibintu biyumvamo, ariko ntago bazi uburyo babikora. Biyumvamo, ese najya mu binginzi, arumva ashaka gusenga, ariko nanone akabitinya. Arumva yajya kuririmba, ariko nanone arabitinya. Arumva yashigikira n'ubutunzi bwe, ariko nanone arabitinya. Nashigikiye benshi barampemukira. Ndagira ngo ngubwire, Mwuka Wera amanuke ku buzima bwawe. Imana isanga Gideyoni, iramubwira ngo Gideyoni, wowe Abisiraheli bene wanyu bagowe, ni wowe nshaka gukoresha. Mwibuke ijambo Imana yakoresheje, yaramubwiye ngo wa munyembaraga we, ugira n'iki? N'ubutware.
muri wowe harimo imbaraga kandi harimo n'ubutware. Ingorane gusa nuko Mwuka Wera atarazishura kugira ngo zimanifeste. Ndagusengera ngo uhishurirwe Imana igaragaza iri muri wowe. Muri wowe harimo imbaraga, muri wowe harimo ubushobozi, muri wowe harimo amamiliyoni, muri wowe harimo amamodoka menshi nubwo ugenda n'amaguru, muri wowe harimo ubuzima, muri wowe harimo abantu benshi batarakizwa kubera ko imbaraga ziri muri wowe zitarasohoka muri wowe. Gideon aratinya, Imana iramubwira ngo sinjye ubikubwiye. Murumva ikintu bita ijambo ry'Imana, sinjye ubikubwiye, ninjye ukubwiye, ninjye ukubwiye. Ndabizi urimo uragendera ku byo abantu bavuze, ariko ntabwo wabonye ibihindura amateka y'ubuzima bwawe, ariko iri ni ijambo ryanjye. Mwibuke ko Gideon yabwiraga Imana ngo kuba sogokuruza batubwiye ngo wakoze ibi, bagendaga ku byo bababwiye. Uyu munsi nanjye niyo mpamvu nababwiye ngo ibyo mwabwiwe n'abantu Imana ibihagarike, ivugane nawe, ivugane nawe, ivugane nawe. Wicare mu rugo rwawe uzi icyerekezo cy'urugo rwawe, wicare mu rugo rwawe uzi aho rujya ufite iyerekwa ryarwo, wicare mu bana bawe uzi, ntiwicare ufite ihungabana. Abana b'abandi barapfuye, bishwe n'urumogi, bishwe n'ubusambanyi, abanjye bizagenda. Agakobwa katangira gupfundura utubere, ukabura ibitotsi, ukabura amahoro. Ndagira ngo nkubwire, Mwuka Wera kuganirize, akwereke urugo rwawe n'abawe. Aha ni ugera ukabwira abantu ngo abanjye ntibakorwaho. Umugaragu w'Imana ntiyatubwiye uburyo ngo Abisiraheli batagererwa imbago. Abizera ntibakorwaho, abana b'umwizera bararinzwe, urugo rw'abizera rurarinzwe, ubutunzi bw'abizera burarinzwe. Niyo mpamvu turyama twiziguye. Mbona abakire bahungabana bafite amamiliyari, ariko ngo hahungabanaho gatoya gusa bakabura amahoro. Bafite amazu nta madeni bafite, ariko bakagira bate? Bagahungabana. Ariko abari muri Yesu bazi ko batabayeho ku bwabo, tunaishi kwa neema ya Bwana. Tuzi umugambi Imana dufiteho, yo tuwusohoza tuba turimo twiyegereza amasezerano, yo tuwusohoza turimo twiyegereza icyubahiro, yo tuwusohoza ibyo twatakaje turabigarurirwa. Yo tugenda mu mugambi w'Imana, niko Imana igenda ituzamura. Yo dukora umugambi w'Imana, niko Imana igenda itwamamaza. Umugabo bita Mose yari yarataye ubutunzi bwa Egiputa ngo abukuba n'ubusa. Uzasoma igitabo cy'Abaheburayo mu gice cya 11 uhere ku murongo wa 24 uzamanuke. Aravuga ngo ubutunzi bwa Egiputa yabubonye nk'ubusa, kandi icyo gihe ari super power. Nta nubwo Amerika uyu munsi yigejejeho icyo gihe, ariko ngo abikuba, kwitwa Farawo abikuba n'ubusa, kuko yari kuzaba umwami uzakurikira uwari uriho. Abikuba n'ubusa, ariko uko agenda asohoza umugambi w'Imana, yamenye umugambi w'Imana ku buzima bwe, niko Imana igenda imuzamura, imuha icyubahiro. Ibyo yatakaje byose Imana igenda ibigarura, imurenza hejuru ya Farawo. Ndagira ngo uyu munsi uhindure imyumvire n'imitekerereze. Hari abantu bajya bakubwira ngo ariko urabona ngo uko ndushaho gukwiranuka niko ibintu byanjye bigenda bizamba. Bireke bizambe, ubwire Yesu ngo urabibona birazambye kuko nagukurikiye. Take care. Nta kintu na kimwe watakaje kubwo gukurikira Yesu utazagaruza, kandi ntuzakigaruza gusa, uzagaruza ibirenze, kuko wamenye umugambi. None se umugambi w'Imana ku buzima bwacu murahuze? Imana yawuvugane n'umuhanuzi Yeremiya mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya 29:11. Zibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbane mu mutima yo wibizaza
ndabakunda. Yo barabimenya, aravuga ngo Uwiteka we, nzi yuko ushobora byose, ntakibasha kurogoya, ntakibasha kurogoya umugambi wawe. Mana urakomeye, ntakibasha kurogoya. Yo babwira Imana ngo jewe namenye umugambi wawe ku buzima bwanjye, gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntacyo umutima wanjye uzanshinja. Ndacyakwizera, ndacyaguhamiriza, nubwo abantu banyereka ibimenyetso byatuma ntaguhamiriza, nge mbirenza amaso kareba amasezerano, kaguhamiriza, kaguhamiriza ndi umupfu, kaguhamiriza ndeba imva, kaguhamiriza narabuze abana, kaguhamiriza umugore yaramvuyeho, kaguhamiriza ariko hari ibyo mbona hirya y'ibibazo, hirya y'intambara, hirya yo kwangwa, hirya y'amakuba. Hari amasezerano Imana igiye guhabera, hari iminyago Imana igiye guhabera. Bakundwa, ntago bipfa kuza, bizanwa n'icyo wabonye, bizanwa n'icyo wumvise, bizanwa n'icyo wabwiwe, ukamanamariza kugihagararamo. Wagize ngo igituma abantu bageragezwa, bagahagarara bagashikama, umugore mwiza agakena, vewiti ziza guparika ngo zimutware, kandi sinzi aho bavana amakuru ko ufite ibibazo. Bakaza bakakwereka, waganiriza umugore w'inshuti akakubwira ati ntuzabe ikigoryi wagicucuwe, maze dore abana nibo babona imboga, ko batayobeye iwanjye. Ariko ukavuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, nzi umugambi w'Imana ku buzima bwanjye. Ugasonza, ugafunga agatenge nk'inkotanyi, warangiza ukavuga ngo ni lazima tusonge mbere, amaherezo tuzagerayo. Yobu yageze aho yenda gupfa, abantu baramubwira, arangije arababwira ngo reka mbabwire, uyu mubiri mubona n'ubundi uzabora, ariko reka mbabwire, arenga iby'ubu buzima, ahita yinjira mu buzima bw'iteka ryose. Numara kubora nzamara undi mubiri, wa undi Yohana yavuze ngo uko azasa niko tuzasa. Arenga ubuzima, arababwira ngo reka mbacecekeshe, turimo turaganirira muri buno buzima bwa none. Arashiftinga, arasimbuka, ajya mu buzima bw'iteka ryose. Arababwira ngo rega n'ubundi uzabora, kandi numara kubora nzahabwa andi maso, nzahabwa undi mubiri, nzareba Imana yanjye. Kimwe mu bintu byisha abarokore, bakunda Imana y'ibirayi, Imana y'amazi, Imana y'amamodoka. Ntabwo bashaka Imana bazarebana amaso ku maso. Murashaka Imana y'ibitenge y'amasuperi, murashaka Imana yo kwemeza abantu muri saro zanyu, murashaka Imana yo kwemeza abantu mu mitwe yanyu bitewe na saro wagiyemo. Murashaka Imana, ariko ntabwo mushaka Imana muzicarana iteka ryose. Ndasenga kugira ngo Uwiteka Nyiringabo akwihishurire, umenye umugambi we ku buzima bwawe. Nibirangiza biguhe imbaraga zigushoboza gukora ibizatuma mwicarana mukarebana amaso ku maso. Niyo mpamvu paravuze ngo ntabwo tureba kubiboneka, kuko iboneka ari iby'akanya, turashaka ibitaboneka, special things, ibintu bidasanzwe. Iyo wamaze kugera kuri urwo rwego rwo kwifuza ibidasanzwe, n'ibisanzwe Imana irabirekura mu buryo bworoshye. Mose yataye ubutunzi, Imana imuha amazahabu, agiye guhaguruka muri Egiputa, izahabu zose barazijyanye, kuko ziriya miliyoni 2 z'abantu, buri muntu yagiye mu rugo rw'umunyegiputa
barabafata, babaha zahabu, babaha, ntago bajyanye ya maarija. Yarabwiye ngo ibitari by'agaciro mu bireke, babahereza iby'agaciro, kuko mwarabakoreye batabahemba. Uyu munsi barabishyura n'indishyi z'akababaro. Gira mugenzi wangu ntacyo watakaje, niba warakurikiye Yesu by'ukuri. Hari igihe abakobwa n'abasore babona ngo bagiye gusaza batarongowe, yarangiza ijwi rikamubwira ngo ariko ko abandi binyuririza ubusamo bigacamo, abasore batoye uyu munsi bari kujyanwa n'abakecuru bafite amafaranga, abakobwa nabo bato bakajyanwa n'abasaza bafite amafaranga, abandi bakajya kubatinga kuko babaha mafaranga. Umusore mwiza Imana yaremye yahaye ubwiza akemera kwitwa mugore, kubera iki gifu mu kanya unashyiramo mu gitondo bakakubwira ngo warwaye, hajemo kanseri, bya biryo warya gukabireka, kubera kutamenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana idufashe. Yesu ashimwe cyane. Cya kane nuko utamenya umugambi w'Imana gusa ku buzima bwawe, ahubwo umenya n'imigambi y'ababisha bawe ukayiburizamo itarakugeraho. Iki ni ikintu gikomeye, ni ikintu kigize gute? Buriya mu buzima tugira abanzi bagaragara n'abatagaragara, kandi gitangaje bose baradutungura ntawo tumenye. Baba bagaragara ntago tubamenye, n'abatagaragara ntitubamenye. Abatagaragara ni abarozi. Hari abarozi bakuroga mutari kumwe, bakakoherereza wibereye iwawe. Hari abagome bakwanga muturanye, bakagusekera ariko utagize ute, tabamenya. Yewe rimwe na rimwe ukavugira n'abana ati uyu ni inshuti yanjye magara, kandi ari we mwanzi wawe magara. Yaba Mose, yaba uyu mugabo Gideon, yaba ba Daniel n'abandi, ariko uyu munsi ndavuga kuri Elisa niwe ninda, bamenyaga imigambi y'ababisha babo. Kubera iki? Barahishuriwe, Mwuka Wera abashyizgamo imbaraga n'ubushobozi bwo kumenya ibihishwe, bwo kumenya ibitekerezwa mu mitima y'abantu. Abami ba kabiri igice cya gatandatu, Abami ba kabiri igice cya gatandatu ere ku murongo w'8 kugeza kuri 12. Izi nkuru zivuga uburyo umwami w'i Siriya yagambiriraga kuza gutera Abisirayeli ngo yice umwami wabo, yice n'abayuda bamwe. Elisa yibereye i Dotani hariya i Samariya, yibereye i Dotani, yiryamiye ku buriri bwe, kubera ko ntabwo yari umuntu usanzwe nk'abandi bose mubona. Imana yari amaze kumugira umuntu utagize ute. Muribuka ko Imana yamukuye mu buhinzi, igice cya 19 Abami ba mbere, yamukuye mu buhinzi yorora ahinga. Imana yamubwira ngo from today ntabwo uri umufama, ntabwo uri umuhinzi, ngiye kukugira umuntu udasanzwe. Uzajya ureba ibiri mu mitima ukabimenya, uzajya ukora ibitangaza, uzajya uhindura amateka. Imana imukoresha kubera amaso Abisirayeli. Uyu munsi wa none Imana yakugira umuntu ubera amaso umuryango we, wabera amaso umudugudu utuyemo, wabera amaso igihugu cyawe utuyemo, wabera amaso itorero ryawe, wamenya imigambi y'abakuroga. Abarokore murabizi barandoga, amavi
byaranze babishyize ku muryango ndabirenga, ariko kuko ubirenga ntabwo ubibona. Ese kukibaza urasinzira mu mubiri ugasinzira no mu mwuka? Urumva atari ikibazo gikomeye? Mwuka weramanuke ku buzima bwawe uhumuke, ukanguke, kuko twebwe turi abanyamwuka ntabwo turi abanyamubiri. Amaso yawe abone, umenye, usobanukirwe. Ibyawe byaragiye, wabonye ubutunzi bwawe bumanuka buragenda burashira, ntabwo uzi uko bigenda. Wari wahura n'umuntu wahombye, ese byagenze gute? Ntabwo nzi uko byagenze pe. Ko nta n'inkoko ndya, ko najya mu kabari, ko najya mu ndaya ngo baranyibye, ko nta madeni nariye. Ntabwo nzi uko byagenze, kuko utabizi. Ni ukubera ko amaso arahumye. Ariko ndagusengera mu izina rya Yesu, Imana ikumanukire, uhishurirwe, utangire kubona, umenye ibyo ikirere cy'umwuka kirimo gikoroga. Abarozi baranyibye umunsi umwe Nairobi, ntabwo banyibye amafaranga menshi, ariko baranyibye pe, ni ukuri. Baranyibye gira ngo hari muri 2013 banyibye amafaranga, kandi ayanyibye atankoze mu mufuka. Gusa namuhaye amafaranga nguze ikintu, arangarurira nyashyira mu yandi, n'ayari muri passport nsanga yagiye yose. Imbaraga z'umwuka, imbaraga z'umwijima ziriho. Ndagira ngo mbabwire barokore, nimudasaba Imana ngo ibihishurire, muba abanyamwuka mwakire kuri zino mbaraga. Aba bantu mutuyemo benshi ni abarozi, benshi ni abanyamwuka, bakorana n'imbaraga z'umwijima. Bazagucurika, bazakuraza hasi waraye uryamye ku buriri, bazaguhingisha utazi no guhinga, ariko ubyuka uburimiro bukuriho, kubera ko bakurusha imbaraga mu buryo bw'umwuka. Ndagusengera mu izina rya Yesu ngo Uwiteka Nyir'ingabo akwihishurire. Abantu barabaturika ubwenge, murabizi abantu bacuritse ubwenge hano muri uyu mujyi bakabaza diyama zitari ziyama. Ntabwo mubizi? Abantu bakagura ati mbonye diyama, bakanakubwira ati ntugire uwo wereka utaragera mu rugo ntubivuge. Umuntu wize, ufite masters, ufite icyongereza cyiza n'igifaransa, yewe n'umuyobozi n'abasirikare n'abapolisi barabibeshye. Imana iguha amaso y'umwuka, Imana iguha amaso y'umwuka. Ntiwibwe, twaravuze ngo uyu mwaka ntabwo tuzibwa mu izina rya Yesu. Ntabwo tuzatungurwa. Utungurwe, ibyagutunguye byarahise, ariko uhereye uno munsi nawe utangira utungurane. Tungurana ku barozi, tungurana ku bagome, tungurana ku bigwiga, tungurana ku nyatsi, tungurana mu nzira zose Satani yanyuragamo mu izina rya Yesu. Cecekesha amajwi, ucecekesha abanzi. Iyo wamaze kumenya imigambi yabo urabafunga, urabaziba, bagakizwa cyangwa bagapfa. Abarozi bo, abagome, ku buzima bwawe bapfe. Yesu ashimwe cyane. Soza icyanyuma buguhesha kwakira imbaraga z'Imana. Iyo wakira ihishurirwa, wakira imbaraga. Kubera ko umunyembaraga, ubuzima ntabwo busigara uko bwari buri. Wanasifiwe sana. Gideoni muramwibuka yabwiraga Imana ati jewe wo kwa Yowasi bucura mu muryango usuzuguritse uko Manase. Yeremiya abwira Imana ngo ariko se ntuzi ko ndi umwana, ni gute nahagarara imbere y'aba bantu nkavuga? Imana iramubwira ngo wahuye nanjye ari umunyantege nke ahinduka umunyembaraga, uwahuye nanjye ari umuswa aba umunyabwenge, uwahuye nanjye asuzugurwa uwo munsi atangira kubahwa. Uwahuye nanjye ntabwo aba ari umuntu usanzwe, aba ari umuriro ukongora. Imana ikugira ikirimi cy'umuriro gikongora ibyo ari byo byose bashize imbere yawe ngo udatera imbere. Umuriro ukongora imbago washyiriweho,
ukongore imbibi washyiriweho, ukongore abarozi bakuroga, ukongore ubukene buri mu buzima bwawe, ukongore imbaraga zahagurukiye umuryango wawe. Bwana sifiwe sana. Ubu munyembaraga ni isezerano ryacu abagomba guhishurirwa. Imana yaravuze Yesu agiye kujya mu ijuru ngo icyakora muzahabwa imbaraga mwuka wera nagira ate nabamanukira. Akumanukire mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo akumanukire mu izina rya Yesu. Akumanukire mu izina rya Yesu. Akumanukire, akumanukire, akumanukire. Izi mbaraga nizo ziguha kudacogora. Paulo yandikiye abikorinto ba 2:16 ngo nicyo gituma tudacogora nubwo duhura n'ibibangamira umubiri wacu, nubwo duhura n'ibitugora, ariko ntabwo ducogora kubera ko muri twebwe imbaraga ziturimo ntabwo zitwemerera gucogora. Muzi ibintu bibacogoje. Wenda wowe ntabigucogoza, ariko nge mpuye nabyo. Hari biza bikagucecekesha, ukavuga bikagucece. Wagenda mu muhanda bikakubwira atari ko ntubona n'ubundi kuntusa, bikagucogoza. Watekereza gucuruza bikagucogoza, bikakubwira ngo mu bacuruza nturimo. Uyu munsi wa none wakira imbaraga. Ndagira ngo mbabwire gucuruza ntago bisaba amafaranga, bisaba kwimenya uriwe. Mbonye abagabo muri kino gihugu batangiye za kampani badafite amafaranga. Ibitekerezo byabo bihamagara amafaranga. Uri umunyembaraga, n'imbaraga ziri muri wowe zarema amafaranga. Imbaraga ziri muri wowe zahamagara abantu. Imbaraga ziri muri wowe zahuza abantu. Imbaraga ziri muri wowe zahamagara opportunities. Imbaraga ziri muri wowe zavana abadayimoni mu nzira, nawe ukabona ibyawe. Tugiye gusenga Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Turabanyembaraga. Ndagira ngo ubwire mugenzi wawe, mubwire ngo turabanyembaraga. Turabanyembaraga, turabanyembaraga, turabanyembaraga. Paulo yaravuze ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kuturwanya ngo tutamenya Imana. Kumenya Imana ni iki? Nuko nicyo ushatse gukora gicamo, kuko yaravuze ngo abo nahishuriye ibyo bazakora byose bazahirwa. Siko yabwiye Yosuwa? Yaramubwiye ngo kuko nakumenye, nugendera mu byo nakubwiye, ibyo uzakora byose uzagira ute? Akira imbaraga zituma uhirwa mu izina rya Yesu. Akira imbaraga zigusumbisha abandi. Akira imbaraga zituma ujya hejuru y'abaguciyeho mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Ndagusaba duhaguruke. Baturirimba indirimbo nziza ivuga ngo gusenga kwanjye kugire gute? Kukugereho. Mana uri amahoro yanjye, ndagukeneye ku manywa na nijoro, umbe hafi. Refu riravuga ngo umugisha wawe kukutanga nta mubaba rubamo, unkomereza amabo. Haleluya, ko nshobozwa nawe umimbara. Umugisha wawe, umugisha kukutanga nta mubabaro. Unkomereze, unkomere. Ibiza byinshi biza kujegajeza, ariko unkomereza amaboko mwami. Ko nshobozwa nawe umimba, kuko nshobozwa, kuko nshobozwa nawe umimbara, kuko nshobozwa,
kuko nshobozwa. Zamura ibiganza byawe tugiye gusenga. Kuko nshobozwa, kuko nshobozwa nawe umimbara. Kuko nshobozwa, kuko nshobozwa nawe umimbaraga. Tugiye gusenga tubwira Imana ngo Mana manuka unyiyereke umimbaraga zawe. Ume gusobanukirwa, ume kwizera guhamye, ume kumenya umugambi wawe, ume kutahura imigambi y'ababisha. Hari abantu baje bigira inshuti mu buzima bwacu, nyamara ari abaje kuturangiza. Abo bamenye, umenye ababisha, umenye ibikwanga, umenye ibiguhiga, umenye imitego Satani aguteze. Uhagarare wambaye imbaraga zo kumurimbura, zo kurimbura abarozi, zo kurimbura abagome, zo kurimbura ubukene, zo kurimbura gutsikamirwa kose. Zamura ijwi ryawe ubwira Imana, uyibwire ngo Uwiteka Nyiringabo manukira mu buzima bwanjye. Mandele vraka shekete rikarama sheketelebo. Mandele vraka rababa rikarama sheketeleba. Mambraka telema shekete rikarama shekete riyamandele vraka rababa. Uwiteka Nyiringabo Mwami, turasaba guhishurirwa nawe, turasaba guhishurirwa nawe, turasaba guhishurirwa nawe. Twiyereke, 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 twiyereke Yesu we, twiyereke Mwami w'abami we, twiyereke imbaraga zacu we. Mambraka telebo rikarama shekete mandele brakarababa rikarama shekete rikayamandele. Ngwino tukubone, amaso yacu ahumuke, ngwino tukubone, amatwi yacu azibuke, ngwino tukubone, imitima yacu isobanukirwe, ngwino tukubone. Yakataya mandelebra rama shekete riya mandelebra karababa. Zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe. Ahari uyu mugoroba Imana ishaka kukwimura mu mwanya uhagaze mutari uwawe. Rambra kateleba shakata rikarama ndelebra riya mandelebra karababa. Mwuka wera ari hano ngo avugane nawe, mwuka wera ari hano ngo akorane nawe, mwuka wera ari hano ngo akwihishurire mu izina rya Yesu. Yakataya mandele vraka shekete riya mandele vraka la baba. Mwuka w'Imana, mwuka w'Imana, mwuka w'Imana, mwuka w'Imana, wera wa Israeli, mbaraga zabera, ngwino duhishurire, tumenye ukuri, tumenye ukuri. Ibyo dukora, ibyo tugenderamo, ibyo tuvuga bidakwiriye uyu munsi wa none, Mwami Imana dutandukane nabyo. Rama shekete riya mandele vraka la baba. Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we. Twakira ukubaho kwawe, twakira ukubaho kwawe. Mwuka w'Imana, twakira ukubaho kwawe, twakira ukubaho kwawe mu mitima yacu, twakira ukubaho kwawe. Yakatele mandele braka shekete riya mandele braka la baba. Shakata arimo aravugana nawe, arimo aravugana nawe, arimo aravugana n'umutima wawe, arimo arakuvana mu buyobe, arimo arakuvana mu bunebere, arimo arakuvana mu kwibeshya, arimo arakuvana mu bunebwe, arimo araguha imbaraga. Yesu uri hano, Mwami uri hano, Mwami uri hano, Mwami uri hano, Mwami uri hano. Vugana n'umumama uri hano, vugana n'umupapa uri hano, vugana n'umusore uri hano, vugana n'umukobwa uri hano. Ndagira ngo uzamure, bwira Imana iri hano. Amagambo y'abantu turayarambiwe, turakeneye kukumva, turakeneye kugusobanukirwa mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Rama sheketerebo riya mandele brakala baba. Shakataya baba, shakataya baba. Genda genda, genda genda, genda genda. Urakoze. Zamura ibiganza byawe, vuga ngo Mwami Yesu, nanjye uyu munsi wa none, nanjye uyu munsi wa none nakiriye ihishurirwa ryawe, nakiriye ihishurirwa ryawe. vugana nanjye, vugana nanjye. numva abandi bavuga ko wavuganye nabo,
numva abandi bavuga ko wavuganye ariko uyu munsi nanjye ariko uyu munsi mubo uhishurira unyishura ntusige mpishurira menya ukuri kw'ibyo nkora kwaho mpagaze menya umugambi wawe nakire kwizera gukwiriye umpe guhishurirwa ibingose umpe kumenya abanzi banjye umpe kubananiza umpe kugaruza ibyanjye nanyazwe ndetse amaso yanjye abona ibyo nahishwe byangirira umumaro ampe kubona ibyo nahishwe byangirira umumaro ibiganza byanjye byakira imigisha yanjye nyigendere muhereye none ibyansuzuguraga bicishwe bugufi imbaraga zawe zikorere muri njye kuko uyu munsi menye ko ari umugabane wanjye ndi umunyembaraga ndi umunyabwenge ndi umuntu udasanzwe kuko ngutunze mu buzima bwanjye uyu munsi wa none ntabwo nzongera kwisuzugura ntabwo nzakoresha uburetwa n'abadayimoni ntabwo nzakora ibyangwa n'amaso yawe uyu munsi wa none ndakora ibyo ushaka mu izina rya Yesu maze umugisha wageneye abera utembe ku buzima bwanjye urakoze mwami urakoze aya mashini muntu ni ibyawe mu izina rya Yesu amashini muntu ni ibyawe mu izina rya Yesu urakoze icyubahiro ni icyawe icyubahiro ni icyawe waba uri hano utarakira Yesu ngo tuguhe amahirwe nawe ugendere muri ubu buzima bw'abahishuriwe uri hano uzamure nawe utangire kuvugana n'Imana utangire kubona Imana waba uri hano utarakizwa uzamure ikiganza tugufashe kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe waba uri hano amahirwe umunota umwe Imana ibaha umugisha ko mwese mwakijijwe munyemerere tubashimire abashyitsi badusuye niba uri umushyitsi wadusuye uri